2014 bose ibyangombwa byabo twarabibonye birahari. Ibintu kugira ngo tugaragaze yuko bose bari bubihabwe kuko ibyangombwa gusezerera uyu munsi kandi bari kumwe n'abagize imiryango yabo 178. Ni ukuvuga ngo abazataha ejo mu miryango yabo ni 392. Ahangaha ndagira ngo mbisobanure neza. Abari abasirikari muri abo ngabo tugiye gusezerera uyu munsi ni 178, harimo abagabo 171 n'abagore 7. Hanyuma abasivili babandi twita ko ari abasivili bakorana n'imitwe yitwaje intwaro bayifasha mu buryo bunyuranye, bo ni 36. Harimo abagabo 32 n'abagore 4. Hanyuma abagize imiryango yabo nk'uko nabivuze ni 178. Mu by'ukuri harimo abakuze 49 n'abana 129. Murabizi ko bose tubakira tukabakorera ibyiza byose kugira ngo binjire mu muryango nyarwanda baravuyemo ingengabitekerezo ya jenoside babigisha muri Kongo. Ntawe rero dusubiza inyuma ku buryo n'imiryango yabo ibiri hano. Hanyuma abagomba kujya mu masomo bakayajyamo, barangiza bagatahana n'imiryango yabo. Nyuma yo kubasezerera rero, ejo tariki ya mbere kuri Mata, abasezerewe uyu munsi nibwo bazataha. Ariko hano nejejwe no kubabwira ko bazataha mu turere 24. Muraza kwibaza ngo kubera iki atari mu turere 30? Ndabisobanura. Kandi barajya mu ntara uko ari enye n'umujyi wa Kigali kugira ngo bajye mu buzima busanzwe, babe abaturage nk'abandi. Intara y'Uburengerazuba yonyine navuga ko ariyo mwihariko w'iki cyiciro kuko ifite imibare myinshi. Kuri 392 bazataha ejo, intara y'Uburengerazuba ifite 287. Murumva ko bagize ibice 72 n'ibindi bice 2%. Muri iyo ntara kandi undi mwihariko nuko Rubavu nk'akarere ariyo ifite imibare iri hejuru cyane, ubwo gafite abantu 162 bagize 56%, kandi muri bo abari abasirikari ni 72 n'abasivili naho abadependenti ni 90. Akarere ka Nyabihu niko kaza ari aka kabiri, nako gafite umubare munini 68, naho Rutsiro 35. Kandi buri karere muri 7 tugize intara y'Uburengerazuba gafite umubare w'abazatahayo. Ni ukuvuga ngo ndaza kubisobanura mu gihe mu zindi ntara harimo uturere tudafite n'umwe, intara y'Uburengerazuba yo buri karere gafite abazagatahamo. Intara zose rero n'umujyi wa Kigali zifite abagenerwabikorwa bazatahayo, ariko mbese biragaragazwa n'iyi mpuzandengo ariyo Iburengerazuba 287 nk'uko maze kubivuga, Amajyaruguru 42 nibo bazatahayo, Amajyepfo 41, hanyuma Iburasirazuba 16, naho mu mujyi wa Kigali ni 6. Hari uturere 6 nk'uko nabivuze tutazatahamo abagenerwabikorwa nka Gakenke na Gicumbi mu Majyaruguru, Ruhango na Gisagara mu Majyepfo, Nyagatare na Ngoma Iburasirazuba. Nk'uko rero bigaragara intara cyangwa se uturere n'imirenge bihana imbibi
cyangwa byegereye igihugu cya DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho hari benshi batahuka bava muri FDLR. Bikaba rero bigaragara ko mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru, aho byoroshye kuri Rulindo na Musanze na Burera kugera ku mupaka wa Rubavu, niho usanga n'ubundi hari umubare munini w'abantu baturutse muri FDLR. Intara y'Amajyepfo nayo nk'uko mubizi ituranye ndetse ifite uturere duhana imbibi n'ikindi gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, kandi rero abenshi banyura aho ngaho bakajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bimaze no kugaragara ko bamwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR mu by'ukuri bashobora kuba banatuye muri Kongo cyangwa se no muri icyo gihugu kindi. Ubusanzwe rero intara y'Uburasirazuba ntikunze kugira abantu benshi baturuka mu mitwe yitwaje intwaro. Ibi birumvikana kandi birisobanura kubera ko intara y'Uburasirazuba mu by'ukuri idafite akarere na kamwe gakora cyangwa se gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho FDLR biyorohera cyane kuza gushuka urubyiruko nk'uko ibikora ku rubyiruko rutuye mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane muri turiya turere duhanye imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Iburasirazuba naho abatahuka mu by'ukuri bavuga ko baba baranyuze ku mupaka w'ibindi bihugu ariko badashutswe na FDLR ndetse ngo binjirire kuri uriya mupaka wa Goma. Nanone mu byo navuze, muzi ko navuze ko akarere ka Rubavu gafite abantu 287 kuri 392. Ni ukuvuga ko konyine cyihariye 72.2%. Aba bose bo mu karere ka Rubavu 162 harimo abari abasirikari 72 ndetse n'abasivili bakorana cyangwa se bakoranaga n'imitwe yitwaje intwaro 90. Bazataha abo bose n'abagize imiryango yabo, bazataha mu mirenge 10 mu mirenge 12 igize akarere ka Rubavu. Imirenge bazatahamo by'umwihariko iyo urebye umwirondoro wabo ni Bugeshi, Mudende, Rubavu, Gisenyi, Nyamyumba, Busasamana, Cyanzarwe, Kanama, Gisenyi ndetse na Kanzenze. Iyo mirenge yose tuvuze ihana urubibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku buryo biba byoroshye cyane ku rubyiruko bose FDLR iraza ikarutwara cyangwa se igatuma intumwa bakambuka ku buryo bworoshye cyane. Ni nayo mpamvu tuba dusaba ko twese dufatanya nk'Abanyarwanda kugira ngo dukangurire abana b'urubyiruko kwirinda ababashuka. Ikindi kandi ahubwo tukabuza n'ababyeyi tukabasaba kugira ngo barebe neza abana babo, bababuze kujya mu mitwe yitwaje intwaro. Tunashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Paul Kagame, kuri gahunda nziza yatuzaniye zo gutuma abana badashukika ngo bagiye muri Kongo bakurikiyeyo amaramuko. Umurenge wa Mudende rero muri Rubavu niwe ufitemo abari abasirikari benshi mu karere kose, kuko rufite abagenerwabikorwa 33, hakaba harimo abari abasirikari 18, abasivili 9 bakoranaga n'imitwe, naho imiryango yabo ikaba igizwe n'abantu 6. Umurenge wa Mudende nk'uko nabivuze n'ubundi mu by'ukuri urebye faze zose twakoranye cyangwa se twasezereye, usanga umurenge wa Mudende buri gihe ufite abantu bawutahamo. Bivuga rero ko tugomba twese gufatanya
kugira ngo rwose turebe uburyo hariya muri uriya murenge ikitagenda maze kibe cyashakirwa umuti, kandi dukomeze no gufatanya n'ababyeyi kugira ngo badufashe gukangurira abana babo kutajya mu mitwe yitwaje intwaro. Bavandimwe, nagiraga ngo mbahe iyo brief kugira ngo twese dufatanye muri uru rugamba. Ubu ngubu komisiyo ya demobilisation ikintu yakoze kandi irimo gukora, iri gushyiramo n'imbaraga, nuko twashyizeho ingamba cyangwa se strategy yitwa ngo ni cross border sensitization. Ni ukuvuga ni ugukangurira abari hakurya gutahuka, kandi no gukangurira abari hakuno kuguma mu Rwanda bakubaka igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero mwese ngira ngo dufatanye urwo rugamba, kuko akenshi dusanga mu by'ukuri rutoroshye. Nkaba ngira rero ngo nse naho mfunguye ku mugaragaro iyi press conference, hanyuma abifuza kubaza babaze, ariko wenda ngira ngo nasaba SG cyangwa se nanjye ndavuga mu Gifaransa no mu Cyongereza gakeya, kugira ngo turebe niba dushobora gutanga message ku bantu bakoresha ururimi rw'Icyongereza. Wafashe ibice byagomba gutanga bagiye kubona abantu benshi baganiriye. Ese hari uruhare ifatwa ry'ubwoko waba urimo cyane aba FDL ndetse n'ibice byose bitatira umupaka n'u Rwanda, hari uruhare byagize kuba abantu benshi bari muri Israel ko banahagarariye? Urakoze cyane kuri ibyo bibazo byiza. Navuga ko koko reka mbere ku cyanyuma, muri iyi minsi turimo kwakira abantu benshi ugereranyije n'abo twakiraga mbere. Abenshi iyo bageze hano batubwira ko of course some of them ko bari baraduzatinze bakaba bihishe muri communities hariya i Goma, noneho bakabona kuza mu Rwanda ahubwo biboroheye, kubera ko niyo bageze kuri M23 nibyo batubwira, ntabwo bicwa, ntabwo bakubitwa, ntabwo basubizwayo, ahubwo barabarika bagataha mu Rwanda. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri muri iyi minsi turi kugira abenshi. Ariko abakiri mu mashyamba kure bo iyo bashaka gutaha, mbere y'uko banagera n'aho ngaho i Goma, iyo FDLR imenye y'uko bafite umugambi wo gutaha, bo baricwa bakaza buhoro. Ni nayo mpamvu n'aba ngaba baza, usibye abo ngabo bagiye kwihisha muri communities hariya i Goma, hari abandi yego baturuka mu mashyamba, ariko mu by'ukuri baba bamaze nk'amezi 5 bari gukwepa bashakisha utuyira twapanya kugira ngo bashobore kugera i Goma. Noneho baraza bakanyura, rebo twohererezwa na MONUSCO ariko bake, ariko abenshi banyura muri izo communities muri i Goma rwose batubwira ko nta kibazo bagira, ko M23 itabica, ko M23 itabakubita, kwitabasubizayo, ahubwo ko babaha akayira noneho bagataha. Niyo mpamvu rero mubona mu by'ukuri abantu bari kuza ku bwinshi, kubera ko abari kunyura i Goma bose, abari kugira amahirwe bakagera i Goma, bari kubona amahirwe yo kutugeraho. Nsubiye kure rero ku kibazo mwabajije cya mbere mwavuze ko hari abantu baturukaga iki kigo bakagenda, cyangwa se bakava muri communities bakagenda. Ngira ngo nuko nguko mwashakaga kubibaza, ariko jewe ndabasubiza mvuga ngo mu by'ukuri abatorotse hano muri iki kigo higeze gutoroka abantu 3, ariko bagiye iwabo, ntabwo bari basubiye mu Kongo. Byageze nyuma ngira ngo bari bafite urukumbuzi, bamaze kurushira urukumbuzi barigaruye. Muri communities abantu bagiye mu buzima busanzwe, kugeza ubu ngubu hasubiyeyo 2. Jewe nibo nzi kuva mu mwaka wa 2020 ndi hano muri komisiyo. Umwe muri bo yagiye no kugenda ajya kwa Kikibari, ajya kuri Reserve Force, ajya kwa Kikibari, ndetse yaje na hano kubivuga amaze kubona Kibari. Ariko impamvu yagiyeyo
ntabwo yari asubiye mu mashyamba, ahubwo yari agiye kuzana umuryango we. Abenshi basigaye bataha bakavuga bati reka tugende tujye kureba bya bindi FDLR tubwira ko uyu umuntu agezeyo yicwa akabura, tugende wenda ngende ndi jyenyine, nimbona nta kibazo nzasubirayo njye kuzana umuryango wanjye. Kandi akenshi bari kuzana iyo miryango bakaba bayitendetse hari igoma. Uwo nguwo rero yasubiyeyo agiye kuzana umugore n'abana, kandi baragarutse ubu basubiye mu buzima busanzwe. Undi wa kabiri yagiyeyo ntabwo yabivuze, ariko ngo yari yarasize ahisha imbunda ndetse na zahabu, ayihisha ahantu mu mashyamba. Yagiye rero ngo agiye kugurisha, amaze kugurisha iyo mbunda yaraje ngo ayihereza kuri MONUSCO, kandi koko MONUSCO batubwiye ko bayakiriye. Umugabo yazanye amafaranga, ndetse mbabwire banyarwanda banyarwandakazi batwumva ko nta cyiza nk'ingabo z'u Rwanda. Yinjira mu Rwanda yaje afite ibihumbi hafi 20 by'amadolari. Ingabo z'u Rwanda ziri ku mupaka ziramwakira, zirayamufatira, zirayamuzaniye na hano muto, nta faranga na rimwe rigiye. Mujye mwumva ko u Rwanda ari u Rwanda. Rero ntabwo navuga ngo hari abantu bagiye basubirayo basubira mu mashyamba, oya. Keretse ari ukuvuga ngo wenda abangaba tugiye gusohora uyu munsi hagize usubirayo, ariko abenshi nabo tubabwira ko guhaha nta wanga ko umuntu ahaha, ariko baramutse babivuze ku mugaragaro ko rwose inzego zabafasilita zikabaha ikibari bakagenda bagahaha bakagaruka, ariko badasubiye mu mashyamba ya Kongo. Mu by'ukuri nicyo ngicyo nasubiza ku bibazo mubajije. Murakoze. Gukorera iyo tureba abantu batatse muri isi w'amakuzaga ushobora gusanga no hatatse nk'amagana 4 harimo nk'abagabo cyangwa abatuno. Iyo twabajije batatu zitandukanye, aravuga ngo bamwe ifu y'intambara, abandi bari kubanza kohereza abagore kugira ngo babanze bagaragaze koko bamenye amakuru y'u Rwanda batazaze inyuma. Namwe mwakira abantu nanira kenshi abunzi impamvu umubare w'abagabo bataha ari muto cyane ugereranyije n'abana n'abagore ari impamvu. Urakoze cyane. Hanyuma ni n'iki mukaba kugira ngo kuko nibo bagabo bagiye kugendera kugira ngo banze kuko urakoze cyane. Mu by'ukuri bikorwa ku buryo bubiri. Koko abo bagabo muvuga hari igihe baza ari bake, ariko nabo baba baje kureba, bavuga kubera baba barababwiye ibintu byo kubabeshya, baza mu by'ukuri baje kureba aho bazaba cyangwa se uko bazakirwa, noneho imiryango bakayisiga inyuma. Ndaza gusobanura impamvu, wenda hari iyo mpamvu yo kuvuga ngo baje kureba barebe koko niba ibyo bababwira ari byo, niba bazabaho, hanyuma babona bakiriwe neza bagasubira kuzana abagore babo. Icyo ni kimwe. Ariko hari n'indi mpamvu yatuma tubwira umuryango nyarwanda ngo mureke rwose tube inyangamugayo. Hari abaza bitewe n'uko babwiwe ko cyangwa se bamenye ko imitungo basize bene wabo bayiriye cyangwa se bakayigarurira. Noneho akavuga, tubona ubuhamya hano bwinshi, abatubwira bati ese ndazana umugore n'abana 7 ndamuturisha hehe, ndamutuza mu yihe nzu, ndabigenza gute? Ugasanga rero we araje ashatse kugira ngo amenye uko bimeze, nabona aho aba aramutse asimbutse bya bindi bya mbere, noneho agende ajye kuzana wa mugore n'abana. Ariko kandi hari n'ikindi kintu kiba cy'uko abagore nabo baza mbere. Hano bavandimwe muri hano dufite urugero rwiza rw'umudamu wahisemo gutaha, atahana abana be 10. Yabaga Goma, nawe akajya yumva iwabo bamuhamagara ati rwose taha mu Rwanda ni amahoro. Araza yaka ndetse inzira arayibona, we n'abana b'10 turabafite aha ngaha. Ariko ageze aha akimara kugera mu Rwanda ngo abantu batelefona umugabo wari ukiri mu mashyamba ati madamu wawe yapfuye naho bamwiciye twamubonye, n'abana bawe umwe bagiye bamwicira undi bakamwicira, mbese bavuga ibice buri mudugudu hari wiciwe mu mwana.
kandi bamubeshya. Madamu wageze hano abitubwiye, twakoze uko dushoboye kubera ko yari kurira ati mana yanjye ntabwo twari tuzi ko ba bagabo batubeshya, dukora uko dushoboye turamufasha, tumuha telefone avugana n'umugabo we. Umugabo yumvise ati si kuri kuvuga nk'umudamu wanjye, undi ati ni jyewe, ko bambwiye ko wapfuye naho bakwiciye ko mazi, ati ni jyewe barakubeshya, ko bambwiye ko abana banjye batikiye muri Rubavu, ati ngaba hano bose nibakuvugishe baravugana. Wa mugabo abyumvise ati nuko bimeze, nanjye ndatashye. Uwo mudamu ahita atelefona abandi bantu barabakombata nabo, atahukana abandi bane baraje bari muri faze dutangiza uyu munsi, ariko n'umugabo we yatashye nawe yazanye abandi 5. So urumva rero urwo ni urugero rwiza rubereka ko muri Kongo FDLR n'imitwe bafatanyije barababeshya kugira ngo bakomeze babane nayo. Ikindi hano twabonye ubuhamya bw'abantu ngo barabapasitoro, abapasitoro hariya mu mashyamba aho bakora inama high command, bakavuga bati rero wowe ugenda uvuge ko Imana yavuze ko tuzafata u Rwanda byanze bikunze. Umuntu akititiza, Imana imbabarire, nkunda Imana kandi nzi ko Imana igira mu bantu koko, ariko nk'abo ngabo bagira batya bakabeshera Imana, bakititiza bakavuga ngo Imana iravuze ngo barafata igihugu byanze bikunze. Uba rero abandi nabo bakumva ko bazafata igihugu bati wirushya tugiye gutaha koko igihugu ni icyacu, bakagumayo bakicwa bagashyirwa imbere mu rugamba bagapfa. Ariko aho bamaze kubimenyera abenshi bari kugira gutya bagashakisha uburyo bwose, bumvise niwo muhamagaro ukuntu turi kubahamagara dufatanyije n'inzego zose, ku buryo noneho bari gutaha, niyo bari gutanga ubuhamya ahangaha rwose wakumirwa. Nicyo rero navuga, kandi ni igisubizo mbese nabaha ku bibazo mubajije.